ariko se nyabisatsi burasagira indara kuriya muntu ntamwizera ku isuku ariko ntacyo ndihararaza nta gasimba kari bufate mwaramutse nyirabisa nyana y'imbwa ari mazi nukamwe nyana y'imbwa se wowe nyana yihe no se kuje nawe mu rugo rwanjye cyane nabise sinje magaje harabaza muke ayi ngace hasi mu kwasi mu kibaga cyatuni kibaga nje n'inzu yasomodesha wa imbesire wowe uri imbeteze Jesus is Lord ariko se wagize amahirwe na imbeteze ukazajya none se watuje konje kugusugenda waromba iromba wowe uri kidege nacu ubwo ngufashe warisatse mbega inda mwoka byaramwe niko nayeberwa impamvu udashyira turaso ku mubiri hakurikije n'Imana kuki yagiye kureba ikaremi inuze imihirimbiri ariko urambara kabone ariko kundeba karebe n'ibyuma ndashya bega ukuboko we reba wowe wagira ahubwo ntukambara urusenge bega ukuboko cyangwa akira reka uzaguriza baravuga ibigoramye imihoro ikarakara ubwibyo urya ubishyira he kare izo ndazi byiriye ariko ubundi ese waruzanye n'ikira ngo hangaye se ujya kwiyogoshesha uwo musatsi gahabwa uburozi wandaya gahabwa ivuwe uzi ko nivurira wabisusa sundi gene nibaza reka mubwire jenje kabwiza inkuru mbi wamuhiriwe inkuru mbi se bwo wowe wabwiza ababwirwa inziza si ureba turesha inda zaraje we uri ko kumva ariko bagiye imana ikamubwira ibintu nabonye urumva ntabwo yenze ko satani uyu munsi ari bwanjye rero mu rugo unyize satani reka amaguruke mwubahe da handi ndakuvunira iwawe reka amaguruke mwubahe ndakuvunira iwawe ndakivuna wowe muri Nyabarongo uyita ikiziba we izi ni inkweto mwoka byaramwe ese ibi ni ibiki wambaye izishweberi Nori cyangwe umurire hizo ndazaye ndazizi abana nandi baba banifunze n'abagabo ariko uratubona winkora musi mukuru we ibi ni ibiki murabeho sinzongera kuza kugusura wanyana yinga agende mujye wa mutubu